Hey guys, ndabasuje cyane. Ubu rero ngiye kubereka platform turi gukorera amafaranga kandi byihuse. Iyi platform rero yasohotse uyu munsi. Icyo musabwa rero murakora ibyo ngiye kubereka, urakanda kuri link iri muri description kandi urataza akantu kameze gutyo uzuzemo ibisabwa, hanyuma nifunguka urabona ko dufitemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari recharge, hari withdraw na company profile. Kimara kubona platform imeze gutya uhita utekereza neza ko iyi ngiyi ni platform dushoreraho amafaranga, hanyuma tukagenda twunguka bitewe n'ukuntu wagiye ushora. Abantu benshi bagiye bajya mu bintu byinshi bikabapfana, gusa ni platform iyi ngiyi bikunda cyane iyo uyigiyemo igisohoka. Iyi rero niho igisohoka, tugikanda kuri VIP 1 urabona ko kuri VIP 0 bwa mbere nta kintu ushora, nta n'ikintu wunguka. Muri VIP 0 ni umurimbo uri aho ngaho, gusa ngiye kigiye kubereka kuri VIP 1. Kuri VIP 1 aho dushora amafaranga make cyane na $7, hanyuma ku munsi tugatwunguka 2.30. Hanyuma hari na VIP 2 aho tuzajya dushora amafaranga angana $36 ku munsi, ukajya ushora wunguka $12. Iyo ukanze kuri unlock now itubona akajambo ka confirm ukagakandaho. Iyo ugakanzeho hahita haza akantu reka tukarindire gafunguke. Yes, hahita haza akantu kameze gutya, uhita ukanda kwiriya copy ira address ukayikopiya. Wamara kuyikopiya ukajya muri exchange yawe, hanyuma ukishyura amafaranga. Icyo gihe ibibaye effective ku buryo wajya ubuyiguze nyine muri make ubuyiguze, hanyuma ukanda hari task. Abona ko makanze kuko ntayo natanze, ubona ko ntago task y'umunsi bari bayimfungurira. Urabona nayishyure ko barayimfungurira. Rero igihe hari icyo uragenda kwishyura muri Binance, wamara kwishyura muri Binance hanyuma bakishyura task bakayiguhereza ya buri munsi. Ushaka gutumira abantu rero, kwitumira abantu murabizi ko ugenda ubona inyungu zigiye zitandukanye. Ukanda kuri team ugahita kopiya code yawe, hanyuma ukayihereza umuntu ushaka. Ayihereza umuntu ushaka rero awe ukajya wunguka uko nawe akoze. Ubona ko withdraw uhera ku $1 kugera ku $1 menshi cyane, zira ni miliyoni nyinshi cyane wabikuriza. Ubona ko washyira amafaranga ushaka ukakora withdraw, hanyuma amafaranga ukayabona kuri exchange washatse cyangwa se washatse kubikurizaho kuri telefone yawe. Iyo urangije rero icyo password wafunguriyeho ugahita kanda confirm. Yes, murabona ko rwose iyi ni platform nziza cyane umuntu yakoresha akinjiza amafaranga kandi ku buryo bwihuse, ugakora nawe withdraw byihuse. Gusa mbibutse ko izi online business cyangwa se izi platforms zigiye zitandukanye twe tumenye ziziye. Nk'ingiyi ije kuri iyi tariki, ni uburyo bwihuse cyane, yasohotse kuri iyi tariki rwose ya 20. Rero icyo musabwa rero ni ugukora ibyo bintu neza.